n'amakuru areba buri munyarwanda wese ahari ndetse naho aherereye akava akagera muri aka kanya. Ni inkuru rero tubashe kuba twabazanira mwebwe mwumva ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabayoboye neza kandi yabashe kuba yatugezaho byinshi kandi birenze, akaba yaradufashije muri byinshi ndetse akabasha kuba yaturinda intambara mu gihe ibihugu duturanye bimwe na bimwe bagiye bagira intambara nyinshi zitandukanye, ariko twebwe nk'abaturanyi tukaba tutarigize tugira ikibazo na kimwe kandi tukaba twarabayeho neza bitewe n'umuntu umwe wabashe kuba wadufasha kandi akabasha kuba yadutabara mu gihe cyose. Ubuzima rero dufite muri aka kanya akaba ari we tubukesha. Just now muri aka kanya rero tubazaniye inkuru kandi inkuru ireba abanyarwanda aho muri ndetse aho muva mukagera mwitabiriye kugira ngo mubashe kuba mwareba iyi video, kandi mbibutsa kubasha kuba mwakanda subscribe kuri izi video tubashe kuba twabakorera kugira ngo just now mubashe kuba mwamenya amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda, mutitaye kuba bakinege kandi mutitaye ku bantu bagenda bababesha ngo kuba amakuru ndetse amakuru ataranyayo. Ni amakuru rero tugiye kuganira kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri aka kanya. Icyo mbasaba nuko tubahaye ikaze muri aka kanya, tugiye gutangira rero tubahereza amakuru. Nge mwumva ni Didier, icyo ngusaba ni ugukanda kuri subscribe kuri YouTube bita The Brown Entertainment. Mwagiye mwumva byinshi, mwagiye mubona byinshi, ariko muri aka kanya nicyo gihe ngo rero tubashe kuba twabaha amakuru ya nyayo muri aka kanya. So rero ubu bavuze ngo ni His Excellency Perezida Paul Kagame ngo yagiye kuba yarwarira mu gihugu cy'Ubudage. Ese inkuru ni ya nyayo mbese ko abantu nagiye mbona bakwirakwiza ibihuha ndetse bakabasha kuba bakandikaho ngo ripu? Ibyo byo ntabwo ari byo kandi ntabwo byemewe, kubera ko atari byo tuzi kandi atari byo twabashe kuba twabona. Iby'ingenzi rero twumva nuko tuzi ko arwaye, ariko ntabwo turabona ibyo bintu biba bite n'uburyo igihugu cyacu cyakomeje kuba cyaba neza muri demokarasi kandi kikaba gifite umutekano ndetse nta kintu na kimwe kigeze kibasha kuba cyahinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa ni iby'agaciro cyane kubera ko dushima Imana ko yabashe kuba yamuturindira bitewe n'uburyo natwe ubuzima dufite, ubuzima ducamo ari wowe wabashe kuba yabutabara kandi akabasha kuba yatugeza ku bintu byiza cyane. Ni iby'agaciro rero kuba akiriho kandi agihumeka umwuka bazima. Turifuza ko rero abo bantu baba bandikaho ngo ripu ari bo bantu bashaka kugaragaza ko yarangiye kandi ari bo bantu bifuza ko atabaho. Gusa twe turabizi ko ari muzima kubera ko twe tuvuga ibyo tuzi ntabwo tuvuga ibyo tutazi bitewe n'uburyo ntabwo twigeze twumva batangaza ngo ubuzima bwarangiye. So rero ndabashimira mwe mwaduteze amatwi. Icyo nabasaba rero ni ugukanda ku buto ya subscribe kugira dukomeze kuba twakurikirana ibiganiro byose tugenda tubaha umunsi ku wundi. Icyo nababwira, thank you very much, muze kugira umunsi mwiza ndetse kandi muze kuba mugubwa neza bitewe n'uburyo agihumeka umwuka bazima kandi akiriho. Nibyo agaciro rero turashima Imana, muze kuba mumeze neza. Thank you very much. Yari Didier ubaha amakuru nk'ibisanzwe.